ni ibiganiro bitafashe igihe kirekire byanozaga umurongo ubizaganirwaho mu nama izwi nka Youth Connect izaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Iyi izakirwa n'u Rwanda. Ikirebwa cyane ni iterambere ry'ubucuruzi hifashishijwe ikoranabuhanga ryiswe e-commerce. Usibye kuba iri koranabuhanga rigamije kuzamura ubucuruzi bwa Afrika muri rusange, ngo ni umwihariko waryo mu guteza imbere abashaka kwinjira mu bucuruzi bashya. Ariko se ni igisubizo cya burundu ku bibazo bigaragara mu nzira z'ubucuruzi bwo ku mugabane wa Afrika? So we are not saying that it totally answers to the limits on intra-African trade, but it will substantially boost. Ntitwavuga ko iri koranabuhanga mu bucuruzi e-commerce ari igisubizo cya burundu ku bibazo by'ubucuruzi bwa Afrika, ariko hari aho rizabugeza, cyane ko ubucuruzi busanzwe bugenda buhura n'ikibazo cy'ibikorwa remezo bidahagije. Nk'ubu icyo nababwira, uzi ko buriya abanyafrika hagati yabo ubwabo badakorana ubucuruzi. Imibare igaragaza ko Afrika ya ruguru idacuruzanya na Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Reba nk'ubu nko muri Afrika y'Uburasirazuba 26% by'ubucuruzi bwaho bukorwa na Amerika y'Amajyepfo. Mbese abanyafrika ubwabo bakora ubucuruzi neza ku kigero kiri hagati ya 11 na 12%, kandi nabwo bukorerwa mu bice by'uburengerazuba bwayo. Leta y'u Rwanda ivuga ko kuba afite igitekerezo cy'ubucuruzi abamaze igihe gito babutangiye, ababurambyemo, abazi by'ikoranabuhanga n'abatarizi, ngiki nicyo gihe basabwe kwitabira uburyo bushya. Ministre François Kanimba afite ubucuruzi mu nshingano ze. Nkaba mbona ari ikintu cyiza twimirije hano imbere, ubwo umuntu yaboneraho no gukangurira rwose abashoramari b'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bari mu rwego rw'ubukungu rw'ikoranabuhanga, ariko n'abandi bari mu bucuruzi bunyuranye ubwo ari bwo bwose bifuza kugeza ibicuruzwa byabo hirya no hino ku masoko mpuzamahanga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kwitegura, tuzagira igihe gihagije mu mezi ari imbere yo kugira ngo duhure nabo tuganire, tubabwire ukuntu byose bizategurwa, ariko ni byiza yuko n'ubutumwa bubagezeho kugira ngo batangire bitegura hakiri kare. UNCTAD, ishami rya Loni rishinzwe iterambere ry'ubucuruzi, rimaze gufasha u Rwanda mu birebana n'ubwakizi bw'imisoro y'ibicuruzwa kuri za gasutamo, gufasha kubashaka gukora ubucuruzi mpuzamahanga bwambukiranya imipaka, electronic single windows. Kugeza ubu rero iri shami rigiye gufasha ibigo bito n'ibiciriritse gukora ubucuruzi mpuzamahanga hifashishijwe ikoranabuhanga e-commerce. Kandi Minisiteri y'Ubucuruzi ingana n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ihamya ko nta mpungenge ifite kuri uyu mushinga kukuba utagera ku ntego zawo. Jérôme Munyentwari, Royal TV.